ni kwa kundi burya umuntu agira itopito itarimo adafite ibuye rimwe gusa. Ni ukuvuga ko byabaye ngombwa ko nyine shakisha n'ikindi nakora. Nahisemo ko ubwato ari bwo buhinduka ibendera ryanjye, ni uko nyine ni ukora ko duteruye amazi magari kandi nabonaga bikenewe koko. Abanyarwanda bafite imitekerereze yagutse bareba kure, kandi iyo bahageze bagarukana ubushobozi butuma batereka mu Rwagasabo ibisubizo byajyaga gusaba abandi kwambuka amazi magari ngo babibone. Rugema Virgile ni inshuti yanjye y'imyaka myinshi. Maze kumenya ko afite ibikorwa byo gukora amato, nagize amatsiko, bituma musaba kunsobanura byimbitse kuri ayo mato akorera mu karere ka Bugesera. Ubwato bukoze mu byitwa fibre de verre, ari byo fiberglass. Akaba hakorwamo ibintu byinshi, byaba bikozwe muri fibre de verre. Impamvu ariyo igura makeya kandi ikorwamo ibintu byinshi bikenerwa n'abantu muri rusange. Ibyo dukoresha byose bituruka hanze. Ibisigaye kubitunganya na transformation zose nibyo nigishije abasore banjye, abasore n'inkumi kubikora nyine kubitunganya. Umwuga nabashije kwigisha ni umwuga n'ubundi utari usanzwe, ni uwiyongereye ku myuga myinshi isanzwe mu gihugu, ariko ntibari uzwi. Bivuga ngo ibikora byose bigomba guturuka hanze, ningiye ujya kubishaka. Ntabwo ari ubwato bumwe, ahubwo ni amato y'amoko atandukanye akozwe mu buryo bwafasha abari mu bihe bitandukanye, byaba ibya siporo cyangwa iby'ubutembere. Iyi ni produit yakozwe, sinange rwose yakozwe nabo nigishije. Abo bose bafite ubushobozi bwo kuba bakora, niyo naba ntahari, bwo kuba bakora ubwato nk'ubu ngubu bakabutunganya. Njye nahisemo kugira bakeya ariko bafite bwa bumenyi, kuko abo nigisha nabo nteganya ko bazigisha abandi cyane cyane. Nyuma yo kunguka ubumenyi no kugira uburambe bwota amasimbi, Rugema yafashe icyemezo cyo gushora ubwenge n'ubushobozi mu mwuga wo gukora amato, ari nako yigisha urubyiruko uwo mwuga, afite intego yo kwagura isoko mu karere k'ibiyaga bigari. Nzayishima Elias ni umwe muri urwo rubyiruko. Byatangiye batubwira yuko i Burayi ahaba nawe ariko kazi akora, ariko biba ngombwa yuko nawe yabizana mu Rwanda se cyangwa yabizana mu gihugu cyiwe cy'akavukire, akaragerageza kuba ubwo bumenyi yamenya ahandi yabasha kuba yabusangiza abandi. Ni muri ubwo buryo twaje natwe. Nta mafaranga byadusabye kuko we yashatse abana yakwigisha uwo mwuga, kuko uwo mwuga na handi hantu wari uzwi. Ubwo rero agerageza mu buryo bwo kudufasha kugira ngo atwerekere buryo ki twamenye uwo mwuga, ukutwigisha rero size ngizi tukaba tukiri gukorana. Uru akaba ari rwo rugero tugezeho dukora amato. Abize abo nigishije ibyo bakora nta wundi muri aka karere ubasha kubikora. Nta munyakenya, nta mugande, nta murundi, nta munyekongo ubasha gukora ubwato bumeze nk'ubu ngubu, ngo bube butunganye nk'ubu ngubu, keretse yaranyuze hano akabyiga. Harimo ikoranabuhanga risaba ko uba wararyize cyangwa se wararyigishijwe n'uwaryize. Ubundi njya nibaza ngo kuba umukire ni iki? Kuba umukire ngiye mpamya ko ari urwego rugaragaza ibyishimo umuntu aba afite. Ko gukira niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga ngo gukira ni ku mutima. Ni iki? Ni urwego rw'ibyishimo bugezeho. Nanjye ibyishimo ngira iyo mbonye abantu nigishije babasha gukora ikintu nk'iki ntanahari, tukabukorana ku ikoranabuhanga. Mu gitondo mbohereza message nkababwira uko mbishaka, bakanyereka saa sita ibyo bakoze uko bimeze, nkabakosora kanaka, ariko bakageza igihe ikintu nk'iki baba bakirangije cyo ku rwego uza kubona nawe. Ibyo ngibyo ndavuga mu by'ukuri nta bindi byishimo umuntu aba akeneye, kuko ni kimwe n'umukoci w'ikipe y'umupira.
iyo yatoje ikipe ye ikajya mu kibuga igatsinda igitego, umutoza arishima kandi atagiye no mu kibuga. Nanjye ni mu rwego rero. Ibyo Rugema nsobanuriye byatumye amatsiko yanjye arushaho kwiyongera. Kuva mu bwato buto bugashywa kugeza ku bunini bukoresha moteri, nifuje kumenya niba koko ubwo akora bwajya mu mazi bukagenda. Mbere yo kubujyana mu mazi tuzana ingunguru y'amazi, tukayizana ikagererwa, amazi akagererwa hano, noneho tukatsa. Igisigaye no kujya gushaka esansi. Ariko ni esansi nshaka, ni esansi ifite reservoir. Ngendo uvanshyira amaritiro 20. Ikiza muri ibyo byose ni uko kumenya amaritiro biba ngombwa cyane, kubera ko ayo mavuta tugiye kongeramo, amavuta uyongeramo ukurikije litiro za esansi washyizeho. Ushyiramo 2%, 2%. Niba ari litiro imwe ugashyiramo 20%, urumva ko ubwo ngubwo ushyiramo santilitiro 20. Kiri nanone ku bwato kiba cyiza nuko igira pompe d'amorçage iri manuel, ku buryo iyo umaze gucomekaho ugira utya kugira ngo esansi izamuke. Kera mu bakanishi bacu yarakururaga n'umuntu. Ubundi urebye neza usanga benshi muri twebwe twitwa bamvuye kure. Ni ubwa mbere urumva bivuye mu ikarita aka kanya. Mbere y'uko tuyijyana mu mazi bisaba ko tubanza tukayipimira mu mazi yacu hano hafi. Nk'uko imodoka, moteri y'imodoka amazi ariyo ayihoza bakayashyira muri radiateur, naho ku bwato bwo system y'ubwato yo kwihoza amazi iyo kuko buba buri mu mazi, ayo mazi yabyo rero niyo abuhoza nyine. Urayamaramo nureba nawe. Ubu rwose biragaragara ko ibintu byose ari sawa. Ubu moteri dushatse twayishyira ku bwato bujya mu mazi. Mubwira zimwe amazi yisi yamaramo. Twizere ko muri muhazi itari buyavide. Ntawamenya ibyo. Igeragezwa rya moteri nshya ryagenze neza. Icyo nakomeje kugira amatsiko ni nacyo gikurikiyeho, kugerageza bumwe mu bwato burangiye mu mazi magari. Kubera ubunini bw'ubwato ni ngombwa ko bukururwa n'imodoka ifite imbaraga. Kuri remoroke ni kimwe n'amategeko y'umuhanda yandi yose. Remoroke nayo igomba, hari ibyangombwa bifite. Uko acanye inyuma ku modoka ni nako kuri remoroke agomba kuba acanye. Igihe utakoze ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo hari ibyo uza kubangamira mu mategeko y'umuhanda.
kajugujugu hariya iriya ni moteri y'ubwato. Yego nyine ni nka rokobuteri. Ni nka yayi. None ntabwo urayibona ya moteri wumva uyu mugabo uze ntabwo urabona iriya bayishyizeho hariya. ubwo mufite n'ubwo ikintu mwisunika Oya uriya w'inyuma yageze ahantu amazi asa nkaho yavuye ko ariho ushaka umuforosi icyambere cyo biragaragara ko butibiye ubwo ibindi nabyo biraza abashyira n'intuza n'ingashya rero n'ubwa mbere ngiye kubugerageza ariko igerageza rya mbere riragaragaza ko ibintu bimeze sawa okay nakutunyura hagati ifite ingufu kandi ubusinzi imariramo kuko niwo munsi wa mbere ikoze iri muri rodage nk'uko bavuga uko ubibona turi batanu deja abo babiri b'imbere hanyuma hano nawe uko ubona imyanya kuko bwo abakwirwamo bose bagenda nta kibazo bwa bwato burakoze ikigaragara ni uko atari njye njyenyine wabibonye hari ababwishimiye kundusha kandi ari njye wabugiyemo ubundi kubera ko si ubwa mbere dukoze tesite nk'izi ngizi ariko nanone niko bimera buri gihe iyo ukoze ubwato ukawujyana mu mazi inshuro ya mbere sansasiyo ugira ni bene iyo ngiyo nyine niyo kwishimira ko ubonye ko ibintu byose bigenze neza ubu rero nabwo igishimishije nanone ni uko n'abo twasanze hano nabo ubwabo babyishimiye kandi bakaba bemera ko ari ubwato bukoze neza bumeze neza ubu bwato burarenze twayatubona buno bwa marine turavuga ati nibwo bwato buri original hakubu ni ubwato original wa mupapa we ana yanjye umve iki kiyaga gisigaranye ubuhamya bw'uko speedboat ifite moteri ya Chevo 30 icagagura amazi nta nkomyi. Igihe kirageze cyo kugerageza ubwato bunini busunikwa na moteri ya Chevo 40. Nyuma y'amezi 5 kuva i Bugesera, ubu bwato bwari bumaze kumenyera ikiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Twagombaga guhamya ubushobozi bwabwo. Ibyo birashimishije kandi aho n'ubushize narabikubwiye biba bishimishije kuba mu Rwanda ubu noneho dufite ubwato utagenda udaha amazi kandi bungana gutya kandi butaremereye kubera ko ari fiberglass kuva bwakorwa ngiye sinari naragize amahirwe yo kubugendamo none ni ubwa mbere mbugenzemo biraryoshye ubundi nabaga mburimo ariko bukiri muri chantier nyine bukiri imusozi ubu noneho buri iwabo uko byari bimeze ni nk'uko ariko ufite ifi iri mu cyari none ubu yageze iwabo ubu ni sawa kabisa urabibona nawe kandi bigendanye n'icyerekezo turimo cyangwa se tugezemo. Ubu ni ubwato bwiza bwizewe turimo, ntabwo umuhengeri wumva mu gihe andi mato ubona riteraganwa n'umuhengeri, ubu bwo buba bugenda neza nta kibazo. ubundi ikintu cyose kimaze amezi 3, 4, 5 ntacyo kiraba, ni ukuvuga ko ibintu biba bigenda neza. Mu minsi iri imbere ntabwo tugikeneye amata aturuka hanze, ahubwo twazajya dukoresha yacu bwite, ahubwo tukagenda twongeramo ikoranabuhanga. Ubu bwato bwa Rugema ni rumwe mu ngero zihamya ko u Rwanda ari igihugu cy'ibisubizo byuje udushya kandi dukorwa nabo rwibarutse, byarushaho gutera ishema abanyarwanda aho bari hose.